tuvuge impamvu tufatirwa ibihano mana abaje nawe bacu bafatirwa ibihano bro. Iyi TikTok tuzemera tuvuge n'indimi zose bro, abantu bamenye ukuri kwa bro. Abatipa ari kuduranguza ku kiro. That's a true. Utabyemera why bafatira igihano? Why? Kuki batajya mu Burundi ngo bafatire igihano mu Burundi? Kuki batajya Kenya ngo bafatire ibihano? Why? Manuka nuvugira isoni manuka kabitengu bro, kabitengwereze ni gift we gumanga. Nta gisebetse kirimo tuvuga ibintu biri reality bro. Kanze ngutema ka gift ka danje nuzayanze fata rero ni kitten bro. Sense. Nyutungura rata. That's why we do bro. Nyutungura bro. That's why we do. Ntago dusabiriza ngo wabatira amatwi dufite ibiceri byacu. Nge nawe nzasabwa mu bikigarasha. Nisi nijuru yadutumya tukabyanga bakaduha ibicuri tukabyanga bro. Yuweka mayiniga nta mpamvu yo kunshimira bro. Subiza muri mute manze mbarabure bino byana. Bro, mujye mwanga bro, bro hano na recharging na miliyoni 200 nazi recharging. Nabwiye ko mu Rwanda turengeje miliyari. Niga ubu kwese bahita bwiyongera. Bro ntago naguha biceri byanjye uri igicucu. Bro uzamboroke ni ngutete tuzanyange ngo ndi umuto ariko nge nzabarabura. Why they take kuki badufatira ibihano? Je niba mvuga kuki badufatira ibihano? Televiziyo Rwanda ntibivuge igihe ntikibivuge, igihe wenda kirabivuga. Kuki kitabivuga icyo gihe nako Televiziyo Rwanda gitumira abaturage bababwira impamvu badufatira ibihano? Why? Ni ikibazo kiri simple. Nge sindi ikigarasha bro, naza nkakandaho na Lion ni 10 nkazi gukandaho Eric. Nabikora right now. I can do that. I have the ability bro. My mom ni chairperson wa FPR kuri Centre de Santé ya Busanza. My dad ari mu Nkotanyi bro. Uzabaze bro, ntabwiye ati ngiye sinza mu gihugu kimeze gucya. Never, jamais de ma vie. Aho utambuka ngo giciyanga jamais de ma vie. I will not live like that. Sindi ikigarasha mujye munyita ibyo mushaka byese ko ngiye sinzasebye u Rwanda ko sinzarupromotinga nanone. Ntago ngiye nzajya kwitanya n'abakongomani. Never bro, sinzarusebya bakase ko inshuti zanjye, ariko ntago ngiyewe nzarebera ibintu ngiye bro ngo unyita umuhudu. Why uza kumbaga? Why unagutwaye iki ko turi kwivabingira na Eric? Sense. Eric icyo ubabwira, mukora muri tugira icyo ubabwira. Kankuzuriza 7,000 rata. Dore goro mureba nk'ikingoroshye gushyiraho nuza hatimi ngo ntago nakanda kuri ibyo bizuru by'umuhutu, ngo ntago nakanda iyo garasi ku muhutu. Uzabyihurire nge nzakorera ibicere byanjye kanyoko bya Pastor Kim by'ibijura bya uzabaze Pastor Kim w'igisambo amafaranga namushyiriyeho. Reba ditiri maze kumukando zira nanubu yaracyaguhamagara se yasabireka yamama ndamubroka gicucu ngo ngerajya kumukotinga muri polisi. Aje dure muri polisi mubwire tuzana mariko dukuna bari gusaba abakobwa ngo akere ibyo bituba byabo ngo arebe ibi bibi ku bituba byabo. Nta sense. Aba mu Bubiligi nanjye mba mu bundi nta byangu bafite, nanjye mfite ukari turanje nk'abandi bose. Nge ntago bineri ntago binefunga kubivuga bro. Nationality nzayibona bro, nkora muri correct as fixed contract. Nkaba mvuga ikintu ndi neza, avuga igifaransa neza. Niwe nta n'ikintu ndavuga, nta n'igifaransa avuga neza, n'icyongereza cye kiraciritse. Urumva nta bikorwa bya integration afite uramutipa azababeshya ibintu bisaza bro. Dufite achievement bro, mafite ofisi tuwamo n'abanyagana banje twaducinga gake kamanze kiremo nabarabure mukanya kanziremo bakitwa kwitiremo barabure TV show bakora subscribe. Uretse gato ibina bigoryi biraza gashyira muri quest nk'icumi nk'icyatano. Reba nta cyakoze kawenda kanzamure Migi wenda we nta makoye nagira ndabizi kanzamure Migi wabuze ukarabura bino bya mbabure uzubirabure mushize muri mute Eric. Migi nta connection ifite nawe shaka uburyo ugura amamega kandi nde undi muntu ufite wowe tuziranye ari wo nzamura ufite mind. Ntabwo njya kuzamura, hari igihe ushaka kuzamura akagukubita. Okay, Vanessa zamu kugiki edi utanga bane ntabwo nakanda mu izuru ry'umuhutu. Userike yabaye iki ko yatapinze? Yabaye iki ko twabaye inshuti se? Nigeze mubaza ubwoko bwe se?
nuko ari umunyarwanda nanjye ndi umunyarwanda ariko ntabwo nzaba proud yo kuvuga ati ngewe ngo mu Rwanda ngo visit what never whatever bihano biri gufatirwa banana bro. No, I cannot do that shit bro. Nabuze undi muntu muzima nazamura abantu bose bari hano bari ku cyatse gusa ntabwo dore tap 36 ntibushobora gutapinga ntibushobora kugira uti ngiye muzajya mundeba nkari kureba TV nkahita ningwera n'akanuza kandi akainaje umva wowe ushiramo request banza ukande kuri goro ntabwo ngiye nzazamura mujye kwa Godfather mujye ari mujye gusarira njya ntabwo ari basarira angana discipline nk'iyo mu ndege umuntu umva Eric sangu wicara gato nawe nanze nkubwire umuntu ngiye nsobanura ukuntu umuntu bamubwiye ati tujya muri bato tuvuge nimba ari abahanzi man, what the fuck is this bro? Okay, is here. Ngiye mbwira ukuntu tujya muri bato nimba ngiye ndi umuhanzi nawe wowe uri X ngiye ndi Y nkavuga ati wewe X nkavuga ati ngerega X we X ati wantanze mu muziki abantu bahita bamenye byari nyewe Y nkavuga ati ngewe nibwo nkiza nakuze nanagufana ariko ngenda gukubita akanyafukunda natangira kukubanga ngo ndagukubita akanyafukunda we Eric ugatangira kavate nguzanye ibintu by'amateka kera ngushobora kuzana ibintu by'ivangura bro ndagukubita akanyafukunda nge Brussels nuzuze nge France nuzuze nge Germany nuzuze ishyari ricike ntangiye gukorana na ba Diamond ntangiye gukorana na ba Ntuza na ba Asake Brussels ngukubita akanyafukunda byo kuvuga ngo ngewe ngo ngikuya kumfitira izuru ngo ngiye nzakora hit zimeze bro never bro mujye muri competition mujye mu ma studio musore imiziki agukubita akanyafukunda mujye muri bikari nagukubita akanyafukunda mureke ibintu by'amako ngo nganga bro babe barakubaga ukazana ibintu by'amako ngo araranga ari kuzana ibintu ngo bro nabirebye numva naraseka wallahi ngo abadakunda Imana ne basohoke really bro we support music we don't support noise period nonsense zani icyo ushoboye ku isahani what can you bring on the table don't bring noise don't bring the government like the power no bring what you have bring what you can do wiza kuza kubwira abantu ngo ni whatever bro ngo nge ndiki igihugu cyaduhaye bro zani icyo ushoboye wikwivanga muri politiki ntunya politiki zani icyo ushoboye ku isahani iyo ndimbo irimbo ureke ibintu bya looping bizajya n'inka tuzirwe mu mazina yabo mujye mufata amari code mushyire kuri za tubunguza muri kunya izina rya mbaye kuryamamaza urumva ngiye sinzafasha babadirama kuvuga bira bigambo babadirama bararengera babashyiriho sinzabikigarasha ntago nzaza ngo inkotanyi n'ubuzima zawo y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame Imana ahora akora buri kimwe cyose ngaduteza imbere ariko ngiye kizanuka ngo ndi umuto nzagesobeza nzakubwira kugashino kanyo kujya kugwa mu mihango y'abanyoko ntukabura icyo urishubuga ari nyoka ari mu mihango sha ukiremo n'agasosi nako n'agasenda urisha ngiye utanyeretse discipline nanjye sinyikwirika mani inkotanyi zaduhaye ubuzima abana bro twize mu mutekano tujya kwishura abasirikare baba bari ku mapaturu barinze mu gitondo saa 1 tukajya kwiga tukiga neza tugataha turi kwisekera mu gihe mu bindi bihugu bari gutaha bari kubarasaho bro inkotanyi n'ubuzima ariko kambwire apart from inkotanyi igiturage kizaza kikisha muri uwo mwambaro w'inkotanyi kaza kikavuga inkotanyi nabe kikaza kikaziharabika arega nkubwire kunyita umuhutu ngo witwaje ngo inkotanyi ngo naba ngaba uri kuziharabika bro babivuze harimo umunyagirisi atavuga ati that's Rwanda really that's Rwanda they tell us yumi bahita yigendera bro bati never know since kangiye musharinga za huko bro ngituzabarabura none agako hari ubukobwa buza bukivugishwa ngo BYB ngiki ngo ndagukunda ngo nutangira kubaga ariko ngiye sinzajya uzabyuhore ngiye ntago nzakuteta umukobwa utanshigikira mu byiza n'ibibi umuntu acamo izo nkundo mujye muziyana kwa banyoko ntazo dukeneye bro twawe na benshi baduscaminga bro byo biraje ase Eric bimeze bite kutari hamwe gatahe warugize n'umukobwa gutuye bro wanjye nagiye gukingurira ngatahe wari wansuye okay sava ako nagarutse none ari bro singutahemo
ninde rero guhibihumbi 2,000 by'amakoini kuva wajya kuri TikTok ariko tuziranye mazeho nk'amezi nk'atatu ariko nawe kabisa bro nawe ariko reba ibiparo byose abahanzi bamwe gusa ntimwazamura ngo umwana abahereza igitekerezo cyo kuganiraho ni ukwiga bavuga ngo wanyara ngo agacumita ngaragitosa umva thank you for coming, may God bless you. Ko tuzavuga ibizima ntabwo tuzavuga imbwa n'inkotanyi tuzavuga ko zakoze amateka ariko ntabwo tuzavuga ngo twe dusapotinze kujya kwica abantu muri Congo. Never. Bazabafatira ibihano today, tomorrow, babanagire no mu gihugu cyanyu. Abapalestina bari gupfa ntabwo ntacyo tubarusha, niya kabiri zaza. Period. May God bless you. Ujambo, si